Yeah, 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 oh. Nyemerera umwanya nk'uyu gukunde birenze baby, nyemerera umwanya nk'uyu gukunde birenze baby. Yeah. Yari chorus nyine ariko ibyinitse. Naraye ndose inzozi nziza, naraye ndabutswe umwana nkunda, n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye aramumuriza buto butoshye iye azira inenge rurabo rwera soko kwiteke. When the night I've come, yeah, and when the land is dark and the moon is the only light we see, no I'm crying, no I'm crying, no I won't be afraid, just as long as you stand by. No, I won't, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me, yeah. Oh, stand by me, oh, stand by me, baby. Oh, stand, baby, and stand with me. Oh, stand by me, baby, I beg you. Oh, stand by me. Oh, stand. Oh, stand by me. Wow. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'abatumirwa babiri, turi kumwe n'umuhanzi nakita ngo ukiri kuzamuka, sikora umuhanzi ukiri kuzamuka, ari kumwe n'umucuranzi we, n'abatumirwa dufite uyu munsi. Reka yewe nshobora kuba muzi ariko mwe mudukurikiye mutamuzi, reka muhereze umwanya atwibwire. Turi kumwe nande umuhanzi w'umuhanga bingana gutya uri gukora ibintu rimwe na rimwe natwe twumva izo mpano ziri kudusiga. Turi kumwe nande? Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh, yeah, nitwa Vocal King. Vocal King. Umucuranzi muri kumwe nawe yatwibwira. Okay, murakoze cyane. Ubundi ubusanzwe
mvuka nitwa Guimana Emmanuel Yego. ariko nabatijwe mu muziki nitwa Emi the Blues. Emi the Blues. Yes. Ya Emi the Blues amazina no? Amazina wavukanye. ayo navukanye nayo ngayo bita Uwimana Emmanuel. Uwimana Emmanuel Emi the Blues. Emi the Blues none ni batizanyo ryo muziki. Wow Emi the Blues bari kwise mu muziki. Twumvisha impamvu bakwise Emi the Blues. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'abatumirwa, turi kumwe n'umutumirwa umwe umuhanzi, tukaba turi kumwe n'undi mutumirwa gitariste. Umucuranzi we yagendanye yitwaje ingabo yanze kugenda wenyine. Vocal King. Yego. Vocal King dutangira undi Vocal King ni muntu ki? Murakoze cyane banje kubashimira. Vocal King rero Vocal King ni umuhanzi uririmba, injyana ya R&B, ni umuhanzi ukunda music, nyine ni umuhanzi wimeneyemo muzike, ni umuhanzi wagize ubuzima muzike. It's only things that I love in this world, so ni umuhanzi. Vocal King ni umuhanzi, ari ikintu gisa nk'ikigezweho ubu ngubu. Umuhanzi tuzi ko abahanzi ari abantu bagira ikintu cyitwa icyangwe. Icyangwe, iyo tuvuze icyangwe ari abantu batahita babyumva cyangwa se bamwe bakabyumva, ariko hari ababyumva cyane icyangwe. Ubundi tugiye koza, ndabona ku ntoki ze iruhande iburyo ibumoso yambaye utu links. Sinzi niba ari amalings niba ari links. Ngiye kubaza Vocal mu ijosi yambaye amadolari mu ijosi. Ngiye guhera hasi ansobanurira, mubaza inkweto wambaye yitwa iki? Ese broski nyine ngiye bura nta nubwo ibintu byo kwambara cyane nyamenya ngo amazina yabyo ngo bimeze ukuntu, ahubwo ngewe kuko muri mind yanjye giramo fashion. Nuvuga ngo iyo ngiye kugura ikintu ndabanza nkamenya ngo se kino kintu ngiye kugura kizahura n'ikihe nindamuka nambaye. So you see this is white shoes, gusa ariko nyine kuko ari mark ya Air Max ndayikunda cyane. Black trouser. This is the gift from my best friend. He was called Brahim. Then inshuti yanjye yitwaga Brahim ariko yarapfuye. Rest in peace brother. So always mba nifuza yuko ahantu hose nagera naba mfite nyine no gift yampaye nyambaye. Bituma numva yuko ndi nshyigikiwe, kandi bituma numva ko tukiri kumwe kuko yakundaga kusapotinga. Turebye watch ni Rolex. Nyine kanaga komoko ku maboko, kari muri ice watch. Links. This is up bro. Okay, Vocal Kings ndabona si ibintu by'icyangwe, ngiye ntabwo najya kuvuga ngo nditanga icyangwe, ariko nabonye wambaye akantu money bag. But I like to hide it. It's okay. Yes, dukomeje rero. Vocal King ni umuhanzi ukiri kuzamuka. Ubundi tudatinze, Vocal King wamenye ko ufite impano yo kuririmba ryari? Buriya nabitangiye bino bintu nabitangiye kera cyane tu. Nabitangiye ndi umwana muto, kuko nge mu gihe abandi bajyaga gukina bajya gukora ibindi, usangaga ndi wa mwana wabaga uri gukubita ingoma ndaho ngaho. Music nayitangiye kuva natangira kumenya bwa bwenge bwo kuba abana bari gukina gutya, kuko navutse muri generation numvaga ba Mahoni Boni, numva abahanzi bagiye bafite amazina akomeye batangiye muri no music. So ngewe kuko byari biri mu maraso kuva kera, nicyo kintu numvaga nakundaga kurusha ibindi bintu. Yego, nabitangiye kera kugeza n'uyu munsi kandi ndacyabirimo, kuko ndibuka
ndi muri P4 nari ndi muri kwaya. wabaye muri korali waririmbaga iriya jwi cyangwa muri korali? Icyo gihe nari ndi muri kwaya y'abakatolike kandi naririmbaga bass ndi umwana muto. uri umwana muto waririmbaga bass? n'ubu ngubu wayishobora kuririmba bass? Bass numvise ko nanayiririmba iri hadi. nari ndi kukubaza ngo utangira kumenya ko ufite impano yo kuririmba wari ukiri mutoya. nta hantu ufite ubikomora ko baravuga ngo mwene Samusure avukana isunzu. wowe nta iryo sunzu nta hantu uvuga ngo murakoze cyane. Ngewe gusa Broski nyine njya mbona mu rugo nkabona nka Mera ari kuririmba, ba sister barabikunda ariko ntago babikunda nyine ku rwego nyine rwo kuba yenda ngo bajya gukora indirimbo muri studio ngo basohora ikintu abantu benshi bacyumve. Barabikunda cyane, bisa naho nyine family yanjye nayo ikunda umuziki cyane cyane, ari nabyo byanteye imbaraga zo kuba nakunda kubikora, ariko nyine mbere ntago babyumvaga. tudatinze, Vocal King ni umuhanzi, ese ufite indirimbo? Yego mfite indirimbo nyinshi cyane. Hari izasohotse ziri kuri YouTube, hari n'izindi shyashya nabazaniye uyu munsi, harimo iyo bita Mu Gituza, harimo iyo bita Die For You, hari n'indi yitwa Iyo Bimenya. Izo zose ziri hanze, ni project nasohoye mu ntangiriro z'uyu mwaka, kuko urabona dukora umuziki hano Huye, ariko nimba dushaka kugira ngo abantu bumve ibintu byacu turi gukora bigomba nyine kurenga intara y'amajyepfo bikanagera no mu yindi mijyi. So niyo mpamvu natangiye gukora cyane. Buri umwe wese mbona ko ashobora kuba nawe yagira icyo participa ku muziki, cyangwa se hari ahantu twavana umuziki tukawugeza. Buri bose ndi kugenda mbifashisha, ariko ndi kuza nsanga mwebwe, ndi kuza nsanga abacuranzi bafite impano yiga muri kaminuza, ariko bitewe nuko twagiye duhura kenshi na kenshi nkabona yuko afite ubwo bushobozi bwo kuba hari ikintu kindi gishyashya yamfasha kuzana out. Yanyemereye ko tuzajya tuba turi kumwe mu rugendo rwose nzajya ngenda. So abantu bo mu majyepfo muri rusange n'abantu bose bo mu gihugu bitegure, kandi bitegure ko tugiye kubahereza ibintu byiza, kandi bategure imitima yabo, banategure bumve nyine yuko hari abandi bantu bashyashya bagiye kuza, babakire neza, kuko iyo umwana agiye kuza wamwakira ukamwakira nyine utseta ibirenge ntago yishima. Ariko ntangiye kubibona ibimenyetso bigenda bigaragaza yuko hari abantu bashobora gukunda ibintu dukora. Vocal King ni umuhanzi nkuko twabivuze uri kuzamuka wo mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Huye. Mu karere, ese wavukiye mu karere ka Huye? Huye niho mu rugo. Niho mu rugo. Nuko nyine umuntu yakuze kubera ubuzima agenda atembera gake gake, but I'm proud of South. Niho kwifishi umuryango. Indirimbo bwa mbere winjira muri studio ugiye gukora indirimbo. Sinyutse ibintu byinshi byari funny bya danger, nabonaga mic nk'aba umva umutima uri gutera. Ku buryo umutipe bundi n'umutipe twiganaga yaraje arambwira, ariko bro najyaga numva muri class uririmba man nkumva urabikora fresh, ariko mbabarirenge tuzajyane muri studio ndirimbire kana. Ndagenda man natinye mic bya danje. Iye mic iraburana bya danje. Buri abantu babona abantu bari kuririmba nyine kumuna kumva indirimbo yasohotse akumva ni ibintu bisanzwe. Ngiye sinzi nimba ari uburyo ngiye nubaha mic man. Nayigeze imbere icyo gihe icyuya kirabira bya danje. Producer naririmba akambwira ari amana, ariko Petit uri kuririmba fresh, ariko nyine tinyuka wigira ubwoba. Rero naratinyutse ndabikora. Ni kera cyane, kuko nyuma y'icyo gihe maze kurikodinga indirimbo ya mbere wagira ngo umuryango wahise ufunguka. Nahise nyine ngenda nkora indirimbo nyinshi kugeza n'uyu munsi. So tutarajya kure, indirimbo ya mbere waba wakoze muri studio, ya mbere yawe waba wakoze muri studio, waba uyibuka? Yanjye ndi singo tu. Yawe uri singo wakoze muri studio, witunyirizeho twumve. Nakoze yitwaga Nyemerera. Yego. Ariko man nyine nakoreye muri beat downloaded kabisa. Nagera hagati ngo purchase your track today. Numva ninsazi byadani ngata numva ndumiwe. Ariko for the love of music nyine
man iyo ukunda ikintu nyine n'Imana igenda ireba nyine kwihangana kwawe ikavuga iti reka uno muntu bitewe nuko mbona afite passion bitewe nuko mbona bintu bikunze ngira ikintu mu marira nyine Imana yaranyumvise kugeza aho nakoze indirimbo nyine biti yacuzwe n'umuproducer gutya turi kumwe kandi nkanaririmba neza ariko ndashimira Imana yamvanye abantu kuko ndibuka ko mbere yo kujya muri studio najyaga mvuga ngo mana byibuze niyo najya kuri mic nkaririmba indirimbo najyaho mu bikarangira zari zo dreams zanjye kuko icyo gihe twebwe dutangira kujya muri studio cyane hari abantu bamaze kukaba benshi cyane babaye abastari ku buryo nyine wowe no kubyumva ko ushobora kujya muri studio ugakora ureko uyu munsi nyine umuhanzi aza akavuga ngo nyine ngo ngiye nyine studio bimaze kumenyerwa ariko ngiye natangiye kuririmba bigoranye cyane nimba byaterwaga n'inyota nari mfite gusa n'uyu munsi ndacyayifite noneho mfite irusha iyo nari mfite nari ngusabye indirimbo ya mbere wakoze muri studio uturirimbireho twumve ariko ntibacurange kubera ko wakoreye kuri beat download ahubwo ntibacurange kubera ko nyine ni ukuririmbaho gatoya nyemerere umwanya nk'uyu gukunde birenze baby nyemerere umwanya nk'uyu gukunde birenze baby iyo ari chorus nyine ariko ibyinitse abantu barana appreciatinze ndashimira abanyamakuru bajyaga bari ikintu downloaded nyine bageragamo hagati bakababwira ngo nyine nuko abasani bajya bagera hagati bakirya ariko nabundi baba baravuye wahise ukomoza ku kintu mvaga nshaka guhita nkubaza bwa mbere ujya muri studio byaragushimishije ndabyumva ni ikihe kintu cya mbere wabonye ukinjira muri studio ubonye kumva kiragutangaje nyine Mike nyine bitewe n'ukuntu icyo gihe twaribazaga microphone nyine wayibonaga nko mu mavideo abasani cyangwa se ukabona nyine ari studio session uri kureba amavideo nibazaga nyine microphone nyine uburyo bimeze ndi kuyireba nibaza logic behind irimo kuba ndi kuririmbira imbere y'ikintu kikaza kumpereza ijwi nkacyumva nyurumva iyo logic nyine ariko abasani ntago bajya bayibaza rero najyaga nibaza nyine the way umuntu ashobora kuririmba ijwi rikajyamo hariya noneho ikintu cyantangaje n'uburyo numvaga ijwi ryabaga risona nyine numvaga ari ibintu biryoshye cyane so cyari kimwe mu bintu ufitiye amatsiko yo kumenya ese iyo umuntu aririmbye ijwi rikajyamo hariya biba bimeze bite nyine ariko for serious ndashimira Imana ko umuproducer wa mbere wandikodinze yese ambwira ngo man you have nice voice keep walking keep pushing icyo nicyo kintu cyagushimishije cyane uvanga iyo umuntu ari icyamushimishije hakurikiraho n'icyamubabaje ariko ukigera muri studio bwa mbere hari ibintu wabonye biragushimisha ariko sinzi niba hari ibyo mwaba bahurira nabyo bikakubabaza wenda ukavuga ati nahuriyemo n'ikintu numva kirambabaje ku buryo n'ubu ngubu nyikibuka muri studio nuko bitewe nuko twabaga turi kurwana no gufightinga no kuba ari ibintu twahindura n'izina ryacu tukagenda turizamura kugeza n'ubu ari nabyo tukirimo tuba tukiri kurwana nyine hari ukuntu hazaga abahanzi bagiye batandukanye bamaze igihe kirekire muri studio bakora nyine ugasanga we barakubwiye ati peti ureka gatoya turi gukora akantu wowe mu kanya turakubwira nyine ugasanga projet warayiteguye umaze igihe kirekire yitegura ariko kuko nyine bibukira umupeti bavuga nyine kuri peti frere nyine bakubwira ngo hanze nyine ukajya hanze turi rimwe na rimwe ukanataha utanarikodinze ugasanga umaze nk'icyumweru cyose ujya kuri studio ujya gushaka ikintu kandi icyo kintu ntukibone cyangwa se n'ukwezi kugashira kose icyo kintu utarakibona ariko kubera umutima wo gukunda music byose byaje gusa naho bitangiye gufunguka ngiye kubera ukuntu uririmba nasigaye ku ijwi ryawe ndashaka kongera kandi irimbira undirimbira indirimbo wumva nyine wese wakuririmbira gakondo nta kibazo rwose agaseke kabisa mu gaseke harimo byinshi we dukorera mu gaseke watuzaniye nta kibazo rwose umwanya ni wawe naraye ndose naraye ndose
inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye aramumuriza buto butoshye iye azira inenge rurabonera soko kwiteke namukumbuye iye umwana nkunda ashize iminsi tutabonana iye buto butoshye azira inenge runamurwera soko kwitegeye namukumbuye ye umwana nkunda ashize iminsi tutabonana umunsi reka icurangire kandi iyi ndirimbo yitwa umunsi ni ya referosi uwo munsi mwiza sinza wibagirwa na rimwe twahuye n'uwo mwana sinari muzi niyaranzi turaramukanya maze numva aranyuze anganiriza neza yitonze ubwo bwiza bwe ntiyabureba yabonaga ku muntu ari mubi uwo mubajije akazina ke maze anambwira tumukobwa niyivuga mwizina mubajije akazina ke maze anambwira tumukobwa niyivuga mwizina yizimya arandeba maze aransekera mburaho nkwirwa kubera ibyishimo uwo munsi mwiza isinza wibagirwa na uwo munsi mwiza sinza wibagirwa na rimwe. Nice kabisa. Tukiganira Vocal King ubundi umaze gukora indirimbo zingahe muri studio ziri hanze? Maze gukora indirimbo nyinshi cyane. Gusa nyine nizambugamiza abahanzi tugenda duhura nazo zuko ibihangano byacu bitamenyekana. Gusa mu ndirimbo zanjye ngiye mfite indirimbo nyinshi cyane, hari iyo bita What You Need, hari iyo bita Njyewe Nawe, hari iyo bita Isezerano. Izo eshatu ko nzivuze ziri kuri YouTube channel yanjye. Hari n'izindi nagiye nkorera mu yandi ma studio, harimo iyo bita China Girl, harimo iyo bita mu gituza, turaza no kuyibaririmbiraho hano. Hari iyo bita mu gituza, hari n'iyo bita Die For You.
so izo ndirimbo zose zaje zikurikirwa n'indirimbo yitwa iyo ubimenya. Yego, izo ndirimbo rero zose ziri kuri YouTube channel, hose wazihasanga. Nakoze na video yitwa Urukingo, iyo ya ndirimbo nakubwiye yitwa Urukingo, zose ziri kuri YouTube. Gusa I'm praying to God kuba yamfasha nyine Imana kugira ngo byibuza muri uno mwaka habe hari ahantu mpagaze ndi gufasha umuziki wo mu majyepfo, byibuza hari ahantu ibintu bigeze. Video yanjye ndimo njyenyine yitwa Urukingo, ariko hari n'indi video zose yitwa Celebration ziri kurebwa, ariko nyine ntabwo ziba ziri kurebwa kuri rwa rwego twese tuba turi kuvuga ngo dushaka ko nyine abantu bose bamenye ibintu dukora. Ariko I hope ko uko nzakomeza kugenda nganira n'abanyarwanda, mbereka ibindimo, mbereka ibyo ushoboye, bazagenda banyakira cyane kurusha. Izo ndirimbo zawe ziri ku ruhe rubuga, ziri ku rubuga rwitwa gute? Iyo ndirimbo yitwa Urukingo iri kuri YouTube channel ya Dora Sound Music. Izo ndirimbo 3 nakubwiye, njyewe nawe, What You Need, Isezerano, zose ziri kuri channel yanjye Vocal King. Izo zindi nakubwiye nsohoye muri uno mwaka ziri kuri channel ya The Winner Record, harimo iyo bita mu gituza, harimo iyo bita Die For You, zose ziriho. Rero kuko hari indi latest undi mu producer ukorera hano mu majyepfo yavuze nyine yifuje ko twakorana nayo yitwa Iyo Ubimenya, nayo iri kuri YouTube. Wanditse Iyo Ubimenya by Vocal King wayibona, niyo wakandika Vocal King wahita ubonamo indirimbo zigiye zitandukanye zanjye gusa ziba zirimo. Kuvuga ngo ufite YouTube channel yitwa Vocal King, iriho indirimbo zawe zose? Niyo nshyiraho indirimbo zanjye zose ziri single, ariko bitewe nuko ngenda nkorana n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo ndebe ko hari ahantu nageze ibintu, ndebe ko hari ayandi maboko nagenda ngira mu mpande zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu ngenda nkorera mu studio atandukanye, kuko akatagurutse n'ikamenya ubweza. Hagati aho ngaho, buri muntu wese ugira ikintu akora agira umuntu afatiraho nk'icyitegererezo, cyangwa icyo mu cyongereza bita role model. Wowe role model wawe mu Rwanda ubu ngubu ninde umuntu ufatiraho nk'icyitegererezo kuvuga ngo uriya muntu rwose? Burangiye ntabwo njya ndeba role model ngo ndebe ngo ni role model uririmba iki. Umuntu wese wagize kuba yagira motivation kuba nakunda gukora cyane, cyangwa se nakumva hari ibintu nakiyumva ko njye ngomba gukora, ngo bari burumva. So uburyo ndi bugisubize ntubifate nabi, cyangwa se ngo hagire undi muntu ubifata nabi, cyangwa se byumva ukundi. Role model wanjye ni papa tu. Aracyariho, ni muzima, ariko ni role model wanjye kubera ko atakunze ngiye ibyo nkora. So kubera ko atakunze ibyo nkora yese ahinduka role model wanjye, kuko niwe ntera gukora cyane. Ni ukuvuga ngo papa wawe niwe role model wawe kubera ko atakunze ibyo nkora. Ni ukuvuga ngo muziki yawe ntabwo ayishyigikiye? Doesn't like it. Murabana se? No. Papa wawe ntabwo mubana? Ajya akurikirana muziki yawe se baswenda, cyangwa ujya umenya amakuru ko yabonye aho ugeze ukora muziki? Simbizi kubera ko hagiye gushira imyaka irenga 5 tutari kumwe. I don't know what he is thinking, but gusa ibyo nakurikiye ngenda bizi, kuko nzi yuko naho inshuti zandeka ni abantu bose niringiye bamvaho, music ntabwo izigendeka. So sinzi ahari, sinzi ibyo arimo, ngende kumwe na mama, ariko anytime yakumva bishaka yanaza tu, ntabwo bizambuza gukora. None mu bahanzi bo mu Rwanda bakora R&B cyangwa se abandi bahanzi bakora izindi njyana zigiye zitandukanye, nta muhanzi wumva nk'umuhanzi wumva wasaba korabo ko mwakora indirimbo mu Rwanda wumva ko wasaba korabo mugakora indirimbo? Ni benshi mba numva nasaba korabo, ariko abahanzi hagati muri twebwe tugiramo akantu navuga ngo ko kwirya ugasanga umuntu arakugoye, wamusaba korabo nyine akawukaga next, ugasanga ikintu cyanatinze no muri studio cyangwa se cyanamaramo umwanya. So right now ntabwo nemere kuba navuga ngo ngewe ngo nasaba korabo kanaka tu, ahubwo ngereka mbanze mbe ngewe muri byanjye ntange ku giti cyanjye, ngire abantu ngira nimara kugira abo bantu, n'abo bantu bakomeye nzakugira, kubera ko bari kugira ngo bagere aho wakoze. Ni ukuvuga ngo
uzakorana collab ariko nawe umaze kugera aho ugera. Icyo nkeneye no kugira ngo ibikorwa byanjye bibanze bivuge mbere yuko njye mvuga. So nshobora kujya kuvuga nta bikorwa afite bishobora kuvuga ugasanga bibaye imbogamizi. Nko kuvuga ngo urashaka kwambuka hano hari amazi ugere hari hirya kandi nta teme ririho. Banza ushireho iteme numara gushyiraho iteme wambuke. So that's what I'm doing. Ndagira ngo no kuvuga ngo ikibazo abantu bose bari kuzamuka mu muziki baba bafite turashaka kubona inyungu cyangwa se turashaka kubona kwambara ikamba ryo kuba fame ariko ntago dushaka gukora cyane. Fast work hard, imvura kunyagire umenye ko bikuvuna, inshuti n'abavandimwe bakuveho, n'imiryango n'abakubyaye bakuveho, uri kubyumva uko nimba ufite passion n'ibyo kintu kikurimo kizakugumamo mu mutima wawe uzanagifightingira. Kuki se iyo tuvuze ngo Mandela n'intwari, iyo tuvuze ngo kanaka n'intwari, icyatumye bavuga ngo ni hero nukubera yuko bo hari icyo bakoze tu bemeye gukubitwa, bemeye kurara amajoro kubera umubare w'abandi bantu benshi. So ntago wagera ku nsinzi utabanje kuvunika. Nicyo kintu nge nemera. Nta nubwo wanaseka utabanje kurira, nta nubwo wamenya agaciro kw'ibyishimo utarize. Iyo ubona undi muntu ari kurira niho uhita utangira kuvuga ngo burya najyaga nseka, najyaga nishima, najyaga mbaho muri buno buzima bumeze uku, mbwita ubuzima buri toto buri aho ngaho, kumbi n'ubuzima bufite agaciro. Rero nge nkeneye gukora cyane, nkeneye gustaragoringa cyane, nkeneye kubanza kumenyana n'abantu dukorana cyane kuruta uko ngewe nshaka hiti cyane. So ari nabyo biri muri mind y'abahanzi bakiri kuzamuka benshi cyane. Turashaka hit ariko ibituma tugira hiti byo wajya kubireba nyine ukabona ntago biraboneka. So icyo nicyo nshaka kubanza kugira ngo abantu bankikije mwebwe mungirire icyizere, n'aba bangirire icyizere, n'abandi bari kundeba bangirire icyizere, and then nibamara kungirira icyizere dukorane banzi neza. So tugana ku musozo ndagira ngo uturirimbire indirimbo imwe noneho tugane ku musozo. Twari dufite indirimbo nyinshi twari gushobora kubaririmbira ariko kuko hari abantu bakurikiye iyi interview muri comment nibadukunda bazongere babandikire bababwire ngo bari abantu twumvise batunyuze umutima muzabagarure. Kandi ndabinginze please mbere yuko ndirimba ino ndirimbo, nimba wumva wakunze ijwi ryanjye wibyandika muri comment gusa, wikora share gusa, ahubwo baza amakuru y'uwo muhungu uvuga uti se uriya muhungu abahe, namufasha iki, nimba uri Canada, nimba uri Amerika, nimba uri Australia, aho waba uri hose mu bihugu bitandukanye by'isi. Wowe nimba wumva hari icyo ushobora kumfasha, nimba wumva hari aho ushobora kumvana ukanangeza, nimba wumva story yanjye wayibakinga kabasha kuba nagaragaza ko nanjye ari cyo nshobora kuba nageraho muri life, I promise icyizere wangiriye ntabwo kizigera gipfa gusa. Kuko nimba njye naremeye kureka abagize uruhare kugira ngo mvuke akurikira muzike, ntago ndi kujokinga, ntago ndi gukina, this is not jokes. Ibi ntago ndi kubivuga wenda kubera ko hari ikindi kintu kiri kubinkoresha, nuko nkunda umuziki. Rero nimba nawe ukunda umuziki ukaba wakunze impano ndimo, please support me, kandi ntago nzigera ngutenguha kuko nizera ko aho abagabo basezeraniye ariho bahurira. Rero namwe nimugirira icyo cyizere bigakunda, mukamfasha izina ryanjye mukabasha kuba byibuza mwarivana ahantu riri mukagera ahandi mubigeza, I will appreciate. Reka indirimbo ngiye kubaririmbira yitwa Mu Gituza, ni indirimbo yanjye maze imisoye iri kuri YouTube channel, usibye ko ari n'izindi ariko niyo nifuje kubaririmbira. Nyituye abantu bose bari mu rukundo, nyituye abantu bose baba bumva bakwiyegamiza abo bakunda mu bihe bikomeye, bafite umunaniro cyangwa se ibindi bintu cyangwa se isi iri kubacanga cyane. So bumve ko kuba bahuye nabo bakunda bagomba kubisanzuraho kandi bakaruhuka. Kuva waza impinduka nizo mbona, sinzi uko wabigenje waniyumva uko aya mahitamo nakoze, ndabizi ntago nibeshye, gukundana nawe n'umumaro kuri njye, igihe namaze ndi kubabazwa wagihinduyemo igihe cy'ibyishimo, marida narize warayanyibagije, ubu umunezero ni utema muri njye.
gituza cyawe niho ntuye urukundo rwanyu nirwo nkeneye mu gituza cyanyu niho ntuye urukundo rwanyu nirwo nkeneye nisanga ndikurira ubera uburyo nkunda nisanga nahogoye kubera ibyo unkorera iyo umpobeye mba numva twagumana ibyo unkorera mba nibaza niba ndi kurota cyangwa ari iyerekwa irigana gukunda bibaye ngombwa wanyihera umutima wawe I love you baby I swear to God I'll be your man anytime you need me. Wonderful. Dusoza ikibazo cya nyuma ngiye kubaza Vocal King iyo yambaye neza aba yambaye gute? Njyewe iyo nambaye neza ubundi kwambara neza kwa mbere kwanjye ni ibyishimo. Iyo mbyutse numva afite ibyishimo, iyo numva mbyutse mfite amahoro, iyo mbyutse mbona uwo tudafitanye ikibazo nkabyuka ndi imbere y'Imana meze fresh ndi guhumeka ibyo byonyine mba nambaye neza kubera ko ukuntu umuntu ateye ntago ajya anyurwa nyine tu. Nuvuga ngo ngewe rero kwambara neza ikintu cyose ngewe nambaye nkabona ndi clean gifite isuku kandi nkumva gitumye numva ndi comfort nkumva ndi free nkabona nta kibazo gitejeje abandi bantu aho ngaho mba nambaye neza niyo naba nambaye silipa arizo zonyine mfite mba numva nambaye neza nishimye buriya urabona Africans and the other peoples in generally we judge book by its cover. We don't have to judge book by its cover. Buriya unambaye neza utanafite n'umutima mwiza ntacyo byarimaze. Ibyo ushaka abantu bisiga no mu rugo cyangwa se ukambara ibisanzwe. Banza wambare neza mu mutima wawe. Banza ugire one love. Nimba hari abantu bafite impano nkatwe, nimba hari abantu ubona bafite gahunda yo kuba bakora supporting, uko niko kwambara neza. Rero nitumara kwambara neza mu mitima yacu n'isi yose izamenya ko twambaye neza noneho nibiva mu mitima yacu bijye inyuma ku mubiri. Ariko mu busanzwe iyo nambaye mu bintu nambaye byose nkaba nambayemo ikintu cy'umweru mba numva nyine umutima wanjye cyeye tu. Noneho iyo uriye neza cyangwa se iyo wariye neza kurya neza kwanjye ahubwo kurya neza kwanjye niyo ryaba ari irindazi rya 50 cyangwa ari amazi nkaba ariko ndi kubona ndi kumwe n'abantu ibyo bintu turi kubisangira mbona ko duhuje umutima umwe tu mbona yuko n'amafaranga naramuka abonetse cyangwa se ibintu bikaboneka n'ibindi birenze tuzabisangira aho ngaho mba nariye neza niyo wankubitira ibirayi biri aho ngaho ibishyimbo biri aho ngaho itekeri riri aho ngaho burya abanyarwanda tuzajye tuguma ku muco wacu tureke kuzirikwa n'iby'amahanga cyane nimba watetse indyo yuzuye watetse utwo tujumba utwo dushyimbo rwose hamagara inshuti musangire ku biryo bikeya none se not afraid to give my number here ko nkeneye support yanyu nta nubwo nzigera numva ngo urutugu rwakuze urusumbi rusinga ku buryo ntatanga nimero zanjye nimero yanjye ni 078 95 23 171 no kuri WhatsApp, Instagram ni Vocal King 989 bifatanye, Facebook ni Vocal King, ahantu hose ni Vocal King, wahita mbona nta kibazo kandi God bless. Ndabakunda please, namwe ni munkunde please. Ibyo ndi gukora nimwe ndi kubikorera, tureke urwango dukundane kandi byose bizaza. I love you. Uri n'umuziki kubera mwene. Yeah, thank you man. Hirya. Guitariste.
nawe turanegera ngo nyine nk'umuntu wagukenera cyangwa se social media imbuga nkoranyambaga ukoresha ama contacts zawe niba ntacyo bigutwaye nawe uziduhe cyangwa se uzihe abadukurikiye. Abadukurikiye kano kanya namenyesha ko ibihangano byanjye nanjye biri kuri social media ariko si nyinshi, ni YouTube yonyine. Ni nk'indirimbo imwe ushobora kuyisanga kuri Bango Record. Bango Record ni channel ariko ya studio birumvikana. Social media ukoresha Instagram ni amazina yanjye iyo navukanye. Uwimana Emmanuel. WhatsApp yo nimero wazishaka nkoresha 078 25 11 041. Izo ngizo kandi indirebye byose. Na Facebook ukoresha? Facebook nayo ni Uwimana Emmanuel. Uwimana Emmanuel byose. Okay, murakoze cyane. Okay.